uzi ibyo Qur'ani batubwira ngo nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah ratubwiye ngo twamanuye muri iyi Qur'ani ma huwa shifaa ibiru umuti wa rahma nimwe za Nyagasani wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Hanyuma abanyamahugu ntacyo bongererwa uretse igihombo. Nta hantu amajini aba hakabije mu bantu hasanzwe nko ku isoko. Mu isoko amajini aba ari yose tunyuranyuranamo nayo, ariko kugira ngo ibyo bintu bize gukunda la ilaha illallah ukayivuga ukayisoza hanyuma warangiza ukagenda wa anta fi aman. Hari ibyo tureba nk'ibiparu, hari ibyo tureba nk'ibisetso, hari ibyo tureba nk'ibiteye ubwoba. Ukurikiye ikimenyetso wahakura ijambo rimwe rihindura ubuzima bwawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala al-habibi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmi yub'athun. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ترمشمر الله سبحانه وتعالى وينيرو bushobozi we nyiri byose. Amahoro n'imigisha byuzuye turabisabira intumwa y'Imana Muhammad we nabiwe n'abasangira ngendo be bose barwanye inkundura kugira ngo ubutumwa bw'idini ya Islamu busakare natwe butugereho. Mwabyumvise ko tubwirwa ngo intumwa y'Imana yavugaga gutya yabikoraga gutya. Ni byiza kuba dufite isoko y'idini, abandi ntayo bagira, abandi nta soko y'idini baba bafite. Intumwa y'Imana Muhammad kadasabira intumwa y'Imana Muhammad ya jama sallallahu alayhi wasallam. Mujye mubivuga mu byature. Hari abantu twamenye ko bapfa kubivuga gusa ndudahari. Hari abantu bapfa kuvuga kandi bitari byo, ukabona banyeganyeza umuntu ukagira ngo ni sawa. Umuntu w'umubyeyi umukuze cyane w'umusaza agapfusha umuntu ukuba bamwira ngo umwana ngo yapfuye mwene rayi warajurun. Musaza ko twari tuzi ko ari umutalamu di mbigenze bite? Musaza ko twari tuzi ko ari umuntu w'umutalamu mwene rayi warajurun ya rabbil alamin kwe. Aya kandi natwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zaona n'abantu batazi gutora salamu. Assalamu alaykum. Sasa wowe buri munsi uzajya ubifata nk'ibintu biraho gusa. Buriya ntabwo wagombye kuvuga ngo assalamu alaykum. Oya, assalamu dutangira assalamu dutangirira kuri a. Iyo bashaka kujijisha intumwa y'Imana bayifuriza ibi barayibwira ngo salamun alaykum, ngo urupfu rukubeho, hagakuramo akantu k'inyuguti imwe gusa. Rero ari abantu nabo badusuhuza gutyo, ariko ngiye mbasubirishamo da ntugize ngo iki akumva koko abivuze nabi. Ubwo mambi babwiye kugira ngo nyine nacyo kibe mu nyigisho mu buzima bwanyu, tugerageze twiwiture dukurikirana ibintu byacu neza, sibyo? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niyo yaduhaye
uburyo bwiza bwo gusenga Imana. Abasangira ngendo baraza barabiterura neza babisakaza natwe bitugeraho. Abo mu rugo rw'intumwa nibo gicumbi kiri dini, kuko ntawe wo kumenya nk'umwana wawe cyangwa umugore wawe. Yego, abandi ibyo ntabyo bagira. Kuba ufite intumwa ukagira abagore, erega hari n'abantu bihandagaza bavuga ngo bagore ngo bagatsindwa ngo ubu ngubu. Reka da, imibare mibi. Umugore w'intumwa wabanye n'intumwa y'Imana Muhammad byonyine birangije kuba umugore w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. None akaba haravuye niba hadisi imwe gusa ivuga ngo muza intumwa y'Imana yatabazaga gutya ikabigira gutya mwese mugakurikira uko intumwa y'Imana yabigenza. Yego, ko twize ko iyo umuntu akoze ibintu byiza, ko twize ko iyo umuntu akoze ikintu cyiza agihemberwa, wagitoza undi agakora nawe ugahembwa, n'undi agakora nawe ugahembwa. Kugeza iki gihe turamutse dukoze nk'ibyo umwe mu bagore b'intumwa y'Imana yavuze cyangwa yakoze tubimukomoyeho nk'uko intumwa y'Imana yabikoze, muri uwo muntu yaba amaze kubona isi wabuzinganiye. Ari umusangirangendo wavuze ngo intumwa y'Imana yaravuze ngo mugire mutya mugire mutya mugire mutya. Urumva uwo muntu twese twakurikiye uko yabibonye ku ntumwa kandi mu buryo bwizewe. Urumva umuntu yajya mu ijuru ringana iki niba abantu bazajya mu ijuru kubera ibyo bakoze? Icyo nicyo bita kugira idini ifite isoko. Mujye mubyumva neza bavuze ngo abasangirangendo b'intumwa, ntukagire ngo nuko dukunda kubitangiriraho gusa, ahubwo no kubahwitura kugira ngo ibintu mubyumve. Icya kabiri, muzajye mwumva abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nk'inkomoko y'idini, kubera ko iyo utaramenya amateka ya nyayo yuko byagenze birangira nta somo ukuyemo. Reka nkwereke urugero. Abantu bari kumwe na Isa alayhi salam igihe bamuhigaga bagomba kumwica, Allah subhanahu wa ta'ala agira gutya aramufata cyangwa se araterura cyangwa se simbizi ahita amujyana. Yego, uko yarari uko nk'uko niko Nyagasani yamujyanye, aramubahisha. Warafi'uka ilayya, Allah aravuga ngo nzakuzamura iwanjye. Yego, abantu bari bari kumwe na Yesu icyo gihe abigishwa be 73 bamuhoraga hafi na 12 b'intoranwa nk'uko abanditsi babivuga. Abo bantu mwamenye uko byabagendekeye nyuma yabo? Abo bantu byagenze babahaye intebe, barabashyigikira, babatera inkunga kugira ngo bamamaze ubutumwa bwa Yesu. Yego, kubera ko batashakaga ko Yesu avuga, n'abantu bose bumvise ijambo rye bagombaga kubarimbura. Kandi nako byagenze, barahunga bamasanga muri ayo mahanga babicirayo, bakabakaranga, bamwe bakababamba bahagaze, abandi bakabamba bacuramye, abandi mva babakorera ibintu byamfura kugeza barimbutse. Nyuma y'imyaka 100 nibwo abantu batangiye gutekereza uburyo noneho bashobora kwandika amagambo ya Yesu. Imyaka 100. Abashakashatsi bavuga ko nyuma y'imyaka 40 generation ibivuyeho, generation y'urungano rw'abasore ubu ngubu abari mu myaka 40 b'abasore cyangwa se nibo bagabo nibo bakuru. Nimusubiza amaso inyuma mureba abantu mwakuze bageze mu myaka 40, murebe uko hasigaye bangahe. Abari imbarwa, abantu mwasanze ari abasaza. Ubu ngubu umwana ubyirutse uyu munsi, twebwe rero abari muri 40 kuzamura, ubu ngubu azajya kugera muri 30, tugenda tuvaho azatubara mu nkuru. Bo rero generation ebyiri zavuyeho, nubwo wenda bari bafite igihe cyo kubaho n'abantu, ariko izo generation zavuye. Okay, reka tugaruke rero, nagira ngo mbabwire nyine iby'isoko y'idini ya Islam. Uyu munsi nagira ngo ngaruke nanone ku isomo ryadufasha mu gusa nkaho dukanguka no kumenya idini yacu. Tanbihan anil ghafla, kwirinda ko twajya muri ghafla. Ghafla mu Giswahili bayita gute? Giswahili kiza ghafla ni kughafilika, ariko iyo kughafilika ni nini?
Kiswahili mtu ameghafilika, amesahau au abazi Kiswahili ni ariko abakizi kughafilika. Sema tutakusikia. Na kurakara. Ya kughafilika, ghafilika, hapana kughadhibika. Kughafilika ni ukuba hari ikintu wagombaga gukora ugasa nkaho utacyitayeho. Nabyita nko guhuga no kurangara mu Kinyarwanda. Guhuga no kurangara, icyo wagombaga gukora ntugikore. Yego Uislamu bushingiye mu kwibuka no kuzirikana no gukora. Kwibuka, kuzirikana no kubikora. Baravuze ngo salatul fajr tuyisari kuri iki gihe. Ubwo ngomba kwiteganya ko mu gitondo ndi busari salatul fajr kuri aya masaha, mu mutwe wanjye bikiyandika, byangombwa ngashyira ama telefone cyangwa umuntu uza kumbyutsa yambyutsa simbone ko ambyukije mu gihe kitari cyo, ahubwo nkabona ko angiriye neza ngo mbyuke nge gusari. Hari abandi rero bicura, umve ku Afurika icyo bisobanuye, akaba atibuka ko ya alfajiri hari, akumva yakomeza kiryamira, yaza kubyuka abone yakanya akaba ari basari alfajiri. Qur'ani turayifite, turayisoma, ariko abantu bayisoma ntabwo ari benshi. Je niko mbibona. Abantu bayisoma ni benshi. Mucishe mu maso mumbwire. Abantu basoma cyane Qur'ani ni benshi. Nyamara ntabwo ari benshi. Sibyo? Watu wameghafilika. Qur'ani turayifite. Uzi ibyo Qur'ani batubwira ngo nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah aratubwiye ngo twamanuye muri iyi Qur'ani ma huwa shifa', ibiru umuti, wa rahma nimwe za Nyagasani, wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Hanyuma abanyamahugu ntacyo bongererwa uretse igihombo. Muri Qur'ani ngo harimo iki? Harimo shifa. Ariko umuntu agata shifa yo muri Qur'ani akajya mu bindi, cyangwa akabaho yarabyumvise gusa ntabihe umwanya, yajya no kubikora ukabona wagira ngo ntabwo ari nyirabyo, cyangwa ukagira ngo ntabikwiye, cyangwa ukabona wagira ngo ntabwo yagombaga kubijyamo mu by'ukuri. Turimo turabwirwa ngo iyo umuntu abyutse mu gitondo akavuga la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, akabivuga inshuro 100, iyo ni zikiri isanzwe. Allah amurinda ijini iryo ari ryo ryose kuba ryamugirayo ingaruka. Nta hantu amajini aba hakabije mu bantu hasanzwe nko ku isoko. Mu isoko amajini aba ari yose, tunyuranyuranamo nayo. Ariko kugira ngo ibyo bintu bize gukunda la ilaha illa Allah ukayivuga ukayisoza, hanyuma warangiza ukagenda wa anta fi aman. Turabwirwa qul huwa Allahu ahad, uyisomye inshuro imwe ngo ni cya gatatu cya Qur'ani, ebyiri ubwo busomye, eshatu ni nkaho ubonye ibyiza byo gusoma iki Qur'ani. Qul huwa Allahu ahad. Uramutse uretse ibintu byo kughafilika, uramutse uturutse n'urugero nk'ahantu hepfo ku kazi, ku isoko cyangwa ku iduka, cyangwa ukazamuka uje gusari usoma qul huwa Allahu ahad, wagera hano usomye zingahe? Qur'ani twara qul huwa Allahu ahad twara amasegonda nkangaira. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dairangije sona bane intambwe zingahe? Icyo bita ghafla ni ukuba wagombye kuba urimo gukora ikintu ntugikore, ni ukuba wiyibagije icyakugirira akamaro ukaba muri ghafla. Inwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero ikatubwira ko tutagomba kugira iyo ghafla ituma dushobora kwibagirwa idini, ituma dushobora kwibagirwa icyo twagombaga gukora. Ndetse Allah subhanahu wa ta'ala we akatubwira ngo wala takun minal ghafilin,
muramenye ntimuzabe muri abo ngabo babuze. Ubwo nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala none yavuga ngo iqtarabati saa, buriya ngo imperuka iregereje. Iqtarabati saa wa shaqqa al-qamar. Ariko hakaba hari indi yayi tubwira ngo iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. N'abantu baruwa ryabo rigiye kugera, mu by'ukuri ari abantu bateye umugongo ibyo bagombaga kuba bakora. Baratubwiye bati kul a'udhu bi rabbil falaq, ni sura idufasha kwikinga kuri nyagasani ngo adutabare, aturinde inabi y'ibyo yaremye, aturinde ibibi by'amajini, aturinde ibibi by'abantu. Yego si sura nziza, si sura ngufi. Abantu bose ntibabayizi bati uzayisome mu gitondo kare usome inshuro 3, uzayisome nimugoroba ugiye kuryama inshuro 3, cyangwa bugorobye inshuro 3. Yego apo abantu banga bazibuka se bugorobye ni bangahe? Nibesh nawe uzabirebe. None si yo mugoroba ugeze, cyangwa iyo urimo gusara alfajiri uyirangije ntushobora kubahaguruka ukagenda. Umaze gusara magharibi cyangwa umaze gusara isha ntuhaguruka ukagenda. Nyamara ibyo bihe n'iby'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko tugomba guhangara shaytan, tugasoma ya masura. Wa anta fi ghafla, burya nawe uri muri ghafla, nawe urahuze, nawe uribagiwe, nawe wirengagije. Ni ikintu cyoroshye wagombye kuba urimo gukora. Suratun Nas, qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas. Yego tugerageza kugenda tubyigisha buhoro buhoro mu ncamake, tugenda tubereka ibingibi uko bikorwa, ariko abantu barabyumva bakabifata nyine nk'ibintu byatambutse. Buriya ni ikintu gitangaje, ni ukuba ahantu bari kugusobanurira isura utatinda ngo wongere usubizemo, ariko wabona ibintu by'ibisetso birimo bitambuka, ukongera ukabigaruramo, ukongera ukabigaruramo, ukongera ugasekaho, ukongera ugasekaho, ukabivamo bihaza. Ariko isura ntabwo wayigaragura gutyo. Iyo ni ghafla. Buriya batubwiye ngo suratun Nas, suratun Nas ni isura idufasha kurwanya guhagarika umutima, kujagarara, kugenda mu muhanda wumva wagira ngo ikirenge nk'ikiri gukora hasi. Ego abantu batwara imodoka muzarebe burya hari igihe umuntu atwara imodoka ukavuga uti uyu mushoferi ari muri wasiwasi. Ego mujya mubibona. None se wowe ujya wireba ukamenya ko wafashwe na wasiwasi? Ibilisi itera wasiwasi yagufashe, irimo irakugenza, ariko wowe ntabwo urimo kubasha kubivumbura. Iyo ugeze imbere ugasanga fanda ahagaze akakubwira ati buretse gato, ugacana ikinyoteri cyo guhagarara, cyangwa ugahagarara ntacyo ucanye, ukamenya nk'ushaka umugonga ku birenge, burya ameze nk'ukureba mu mutwe na ati se wabaye amahoro, uti maperime ngo yiki batari ko tuza gato. Iyo umuntu ariza kubwira ngo tuza gato buryo ba warembye. Yego ntabwo warembye, tuza gato tuvugane, bujimije imodoka, kugira ngo ubanze ukuringe down, ubanze umanure pressure. Numara kumanura pressure mubone kuvugana ibyo mwagombaga kuvugana. Nyereka nibi, unyereka nibi, unyereka nibi. Hanyuma mukavugana. Yagira amahirwe akabona pressure yawe iramanutse, hanyuma akakubwira atari ko rero buriya warengeje n'umuvuduko, atari ko n'imbere bagufotoye. Urumva wasiwasi kikoresha wowe utarimo kubyumva ko wasiwasi kurimo. Ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwigishije isura yo kudufasha wasiwasi. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wa imma. Umva ukuntu ghafla idutwara ni dini tukamera nk'abantu batarimo kurikoresha ibyo yagombye kuba urimo gukora. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billahi. Nubwo ukamvise nazgh min ash-shaytani, cya kintu kigukura cyangwa se kikosha, kigushyushya umutima, kikuvudukana roho, ukumva udatuje, umva ugomba gukora ibi cyangwa ugiye mu kibi. Fasta'idh billahi, a'udhu billahi min ash-shaytani. Niyo
waba uri muri swala ukajya kumva mu buzima bwawe wari uzi ko uri muri swala, wajya kumva umutima uri murazerera ku muntu waruzanye telefone mu kanya ya indi iPhone na indi ya Samsung ari kuriya nari kumuhenda, auzu billahi minash shaitani, uziko ni muri swala we. La ilaha burya Iblis ashobora kuza akakurogoya mu mutwe mu bwenge uri no muri salati. Byakunda umuntu ashobora kuba ari aho ngaho ari muri swala, yajya kubona akabona mbese ni muri swala afunze amaboko. Muzajye mu bicunga ibyo bintu. Wa imma yanzaghanaka minash shaitani, nazghu minash shaitani, cyo turimo gusobanura. Yego umuntu akaba afunze amaboko ariko yajya kureba acyagiye yaherutse Dar es Salaam, yajya kubona akabona umukobwa wambaye gutya Dar es Salaam mu muhanda ari hano ari muri Madina, hano mu giti Madina, ariko umubwenge bwe burimo gushushanya ibintu biri muri Dar es Salaam. Igihagaru Allah la ilaha harya narindi hehe. No, ugomba guhita ubyumva ko uyobagurika muri swala. Ego mu buryo uyobagurika muri swala bigufasha iki iyo uramutse ubivumbuye ukiri muri swala? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hanyuma ukagarura ubwenge bwawe na kamere yawe n'imbaraga zawe muri iyi swala urimo akakanya, ugakurikira imamu, ugasoma, ugasubiramo. Wahum fi ghafla, abantu bari muri ghafla ni benshi. Tayeb, iqtaraba lin-nas hisabuhum, hari ukuntu umuntu aba ari muri ghafla, nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala kubw'imbaraga ze n'ubushake bwe akamuhamagara akaba aramujyanye. Umuntu uri muri ghafla nyagasani akaba aramuhamagaye. Nyagasani ashobora kuguhamagara ugaheruka gusara al-fajr, ugahamagara ugaheruka gusara dhuhr. Hari n'abantu bashobora kuryama gutya akaryama bigakunda agashyira urubavu hasi, azi ko ari nk'iswari 3 yarenze. Erega n'abantu baba muri ghafla bakanayiteza akavuga ngo iyo umuntu ngo atasara al-fajr ngo yabirangiye ngo nzatangire ejo. Ese wari ngo yatire gusara izuri yageze abantu ngo umunsi al-fajr sinayisaye, umunsi subuhi yanciyeho agahita yikomereza ngo swala ngo azayikore. Ubundi dutegetswe ko iyo wibagiwe swala, apana ku bushake, iyo wibagiwe swala cyangwa ukagira umuntu ukagira amahirwe umuntu yakwibutsa akakubwira ngo swala, ukibuka ko nibanza utayisaye cyangwa wayibagiwe kwagera ahantu ukavuga ya azuri ntabwo nayisaye, nandi mu mujyi ndi kubita munamagara Nyabugogo mutazamuka Kimisagara, zamuka hano mu Kove nzana saa 10 wala gusko asuri ntayisaye. Aho ngaho ugeze tawaza usari iki salatul asr ya swala utasaye. Watashe wageze mu rugo umeghafilika kidogo, ukikubita ku buriri umelala, usingizi umepeleka, wicuye al-fajr ujya gusanga al-fajr. La ilaha illa Allah. Burya wa mugani uziko ishayi ntayisaye, ubwo utegetswe gusara iki? Abo kugira ngo ube udasaye iyo swala wayisari, nyagasana kazakubarira uko wayikereje ariko wayisaye. Butare nani yagiye Butare mvayo ngeze mu Ruhango, nagomba kubona umuntu nka Saida Yazuri. Urana abantu badapanga gusari, hari abantu bazinuka bagenda ariko nta panga ashobora kuza gusarira. Oya no, ukabona nta ngo bimuhangayikishije, ntabwo bimuhangayikishije. Ubwo bari muri ghafla irenze, ghafla iratandukanye. Noneho akava mu tarakaza gitarama wati agakomeza kaza ya Allah zuri bikamucaho asuri yari gitarama bakamuhamagara ngo nanyure ngo hirya ngo nyiza Bugesera akanya magharibi kagera wenda ageze nko kuruhu hasi imbizi, noneho akagira kuri muzigiti akagotereka sari magharibi, ariko akibuka ko zuri tayisaye na nasura tayisaye, noneho ngo akisarira magharibi yenyine akigendera. Oya, zose ugomba kuzisari kandi ukazisara zikurikiranije kugeza ubwo tworoherejwe. Niba uri mu rugendo ukora swala, ukora safari, ego ko niba uri iyo ngiyo uri bugendo cyangwa katu cyangwa iyo plan yikore neza uze gukora swala ya safari, biraza kugenda bite? Niza kubona kanya muri zuhuri ndahita nkurura na asuri nayo nyisarireyo. Ego ninkabura muri zuhuri ndagera muri asuri ndakuru azuhuri ndayisarana na asuri,
ubwo biraza gukunda ko ndi busari raka ebyiri za zuri na raka ebyiri za asiri naba nabiteranije mu ntangiriro kuri azuri cyangwa nabiteranije kuri asiri yego raka ebyiri ugatora salamu za zuhuri hanyuma ukawabonye ugakimiswara ugasari raka ebyiri zaki ubwisilamu ni bworoshye mwabana ubwisilamu ni bworoshye ntabwo ari ngombwa kujya mu muzigiti noneho oya ngende mu rugendo aho muri bubone hose niyo haba mu muhanda ndasaye ghafla nimbi gutesha ibintu agaciro kutabiha umwanya kumva ntacyo bigutwaye kuba wumva nta utasaye ukumva nta buremere biguteye ukumva nta mutima uhagaze niyo makosa uri mu ghafla mbese kuri mu muhanda ugize gutyo ubundi imodoka kiyubika wagenda udafite ideni rya subhanahu wa ta'ala ghafla nimbi iyo rero tumaze gutanga ingero z'iyo ghafla za gutyo tugaruka tugiye kureba ukuntu umuntu yabigenza kugira ngo iyo ghafla nize nari mbahaye urugero rw'ayo masura nari mbahaye urugero rwa dua umuyisilamukazi agomba kumenya ko ahantu hose hari kode iyo kode ntabwo nyizi ari kuvuga ntabwo yize ariko irahaba eba ahantu hose hari iki haba kode mu bwisilamu ahantu hose hari iki hari kode ukibyuka ukicura hari kode ni iyi alhamdulillahi ladhi ahyani aw ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nushur ugasoma dua yo kuba wicuye ukanyeganyega gutya ukumva ururimi rukorawa abandi barabyuka bakasanga barukanjakanje rwagiye ijwi ryagiye atagira gutya atanyeganyega byanze iyo umaze kwicara neza ubyutse ureba ibirenge byawe iyo umaze kwicara neza ntabwo ari byiza kubyuka wiruka urabyuka ugasoma dua yuko wicuye ukigorora ukihindukiza ukabyumva iyo umaze kumenya ko ugiye kubyuka ukirundarunda ukiyegeranya ukicara neza kumva bikunze niba binashobotse ugira utya niba binashobotse ugira utya ukicara ugatuzamo cyangwa ugakoresha ibirenge amaguru ukavuga uti alhamdulillahi ladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhna li bi dhikrihi ndashimira Allah wongeye kungarurira roho wampaye ubuzima n'ubugingo akangarurira roho akaba mpaye n'uburyo bwo kongera kumusingiza ego ukabona gutera intambwe ukagenda aho hari kode kurya hari kode gukaraba hari kode gukora ikintu hari kode gutabaza hari kode kwambara hari kode gusari hari kode ahantu hose mu buzima bw'umuyisilamu umuyisilamu aramutse yitwaye nk'uko umuyisilamu bumusaba yaba mwiza mu buryo butangaje kandi yahoraho mu mahoro agahoraho mu mutuzo agahora yumva ameze neza mu mutekano mahma twala layl la budda min turu'i al-fajr byanga bikunda uko ijoro ryaba rirerire kose birangira rikeye tukabihimisha iki nta kibi cyangeraho uretse ko nyagasana bayikigeneye iki iherezo nta kibi cyaza nta burwayi nta bubabare nta nzara byose babifite iherezo la hawla wala quwwata illa billah iyo ni kode y'abantu baremerewe by'ibintu byagoranye ndabona abantu bose bari kumerera nabi ntawe uri kunyumva ntawe uri ku hasibi Allahu iki wa ni'mal wakil buri hantu hose hagiye hari kode Allah ni umagirije kandi niwe murengeze ngira ahantu hose hari kode okay icyerekeranye rero na ghafla kugira ngo uzagitsinde nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye igitabo cya Qur'an ngo kitubere nyine uburyo butangaje bwo gukira ubwo ntabwo twavuze ko abantu barangaye bari gusoma Qur'ani hari abantu bajya babishyira nko ku mbuga nkoranyambaga bakabaza bati ngo ubu ngubu ko wiri ureba imbuga nkoranyambaga kuva mu gitondo Qur'ani warebyemo kangahe
egora warebyemo ka muri Qur'ani warebyemo kangahe ese ko umunsi ushobora kukunyuraho utarebye muri Qur'ani ariko kuri WhatsApp ukawugireho buri munota yose gafura umuntu niyibagije uyu muntu murumva ari mu muhanda neza umuntu yakariye tugize amahirwe uyu munsi yahindura uko arimo kubigenza muri iyi minsi fine. Hanyuma hari abantu bagira ngo byarangiye dutuye ku isi birangiye nahangaha tuzaba hano ni mu isi yo gukora yego kandi wakoze hari ubwo bikora neza cyangwa akabikora nabi yego. Hanyuma rero niba turi mu isi yo gukora mumenye ko turi no mwira ngo iki kibazo kizahagarara cya ghafla ubundi nicyo ngicyo kiri muri ghafla yego. Turimo kuganira ibyo kurangara kwiyibagiza kudaha agaciro ibirimo kuba cyangwa kudaha agaciro ko tugomba kuba tumeze burya no kuganira mu musigiti bigahinduka tukarinda guhagarika tukabivugaho nabyo biri muri ghafla umuntu akibagirwa mu musigiti ko nyine tugomba kuba tubyitayeho. Iyo ugarutse ku kijyanye n'uburyo tugomba kwitwara muri ghafla al-ghafla kwibagirwa hari igihe twebwe twibagirwa ntitubimenye ko twibagiwe. Hari abantu baza ku musigiti kubera ko bagenzi babo babaciyeho baje gusara akagira isoni zo gusigara akinguye cyangwa acuruza abandi bayisilamu bagiye ega uwo muntu abona ibihembo byuzura byaswana umuntu waje kubera abandi abona ibihembo byuzuye twavuga ngo ni Allah niwe ubizi ariko uyu muntu arimo gukorera ijisho muri ibi bikorwa mu by'ukuri aje gusari atari cyo kimuzanye cyane ahubwo yanze ko bamugaye ariko kuva muri iyo ghafla biba byiza iyo ukomeje ugendera ijisho bigera aho ngaho bigagufata bikemera wazanagera naho abantu batari ukumva ugomba gusari. Umumotari yaraparitse hano imbere y'umusigiti yumva batoya adhani iminota 10 ategereje umugenzi abona ntawe abonye kandi niho yashakaga kubanira none hasigaye iminota 5 abandi bagenzi babonye baparitse baranamusuhuje ubwo yahita parukura se akagenda abagata abagenzi banjye ubwo baparitse wallahi nanjye abamotari ntabwo nazabakira bakajya ku muzigiti nanjye nkakomeza nkambara kasike nkategereza abagenzi n'urugero. Iyo ageze mu muhanda ya masaha ageze ahita yibuka ko zuhuri ejo yari ari hahandi na kwa kundi byamugendekeye akavuga ati ntavaho nkatwara umugenzi nkahura n'abayisilamu bavuye gusari wallahi ndanyura amatina buretse reka manze magare ko natara ko musari akabanza gasari bigera aho ngaho bikagufata. Iyo abantu bakunze kugukomangira mu gitondo mu byuko uje gusari bakakuvana muri ghafla y'ibitotsi n'akabeho na wati n'ibyo abantu bitwaza ngo simpumeka singira bakagukura muri icyo gitotsi bakagukomangira bwa mbere neza bakagukomangira ugera aho ngaho ukagira isoni rimwe na rimwe ukajya wikanga ko bagiye gukomanga kandi bataraza cyagiye cyasola kiba kigeze none ugahita witunganya ugahita ujya gusara. Bantu bagukomangiye rero batumye mu bwenge bwawe ghafla bayirwanya bamaze kuyirwanya ukajya ubaherekeza ariko noneho ntabwo ukibaherekeza nujya kubireba neza uzabibwirwa nuko nawe ujya gusara ugasanga batagiye y'umunsi umwe cyangwa ibiri bakabwira batariko nawe niba tutakubyukije nawe uje tabyutsa buryo wa kode iba yagiyemo. Iyo ngiro ta ghafla ugasanga umuyisilamu ariho mu by'ukuri ariko atariho muislamu hivi ubona ari muislamu wa si muislamu kawaida sitomjua tu muislamu kawaida Swahili
sio Muislamu sio Muislamu Swahili hivi Muislamu kabisa ni buri kumwe n'abantu ugira imico myiza umenye Imana umenye uko ibintu bikorwa umenye bagenzi bawe hanyuma ibindi bindi birekeye Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala n'ubisi Allah nagaza kubaza iswana yejo arimo arakubaza uyu munsi ghafla rero tuyirwanye tuyitsinde mu byo tukunze kugarukaho bituma abantu bajya muri ghafla ariho dusozereza ni ibi byadutse by'imbuga nkoranyambaga mu mazina yabyo yose namwe muzi umuntu yicara ahantu akahamara amasaha 2 arimo gusliding arimo guscrollinga akava kuri WhatsApp akajya kuri profile akajya mu mafoto akajya muri za message wala wajya kureba ugasanga amasaha yose amushiriyeho bagiye gutora azana yelasuri agasubira ku musigiti kandi mukanyavuyeyo munazuri nta na kimwe akoze nta aya yakoze nta kindi kintu yize nta kintu yamaze ari aho ngaho arimo kureba gusa umuntu yahombye cyangwa yunze yahombye iki uyu muntu umaze amasaha 2 ni ukuvuga ngo saa 7 ivuyemo saa 8 irageze saa 8 ivuyemo igeze saa 9 uyu muntu wahoze kuri telefone asunika gutya uyu muntu ahombye iki muri aya masaha 2 ko batuye zana ya lasiri saa 8 ngira ngo na 58 ntusubiza amaso neza hari abantu batazi kubara igihombo bakabara ngubwo yahombye amamega ngo nta cyane ngo nanaguza y'ukwezi nta kibazo nanaguza y'ukwezi yewe nawe yawe ntibasigase bayaduha baduha paka y'ukwezi kumva ntacyo bigutwaye nta kintu yahombye naguze kubara igihombo rero ko byibura wiriwe wicaye amasaha 2 yose utuye umugongo umeze gutya byonyine ingingo zawe z'umubiri wagize ute wazimugasha ibyerekeranye n'ubuzima wazimugasha mu byerekeranye no mu mutwe amasaha 2 yose ukoresha amaso ukoresha amatwi byose birimo gukora nta nyungu n'imwe irimo uri buhagurukane uwa amasaha 2 wakubaza ngo muri ayo masaha 2 wungutse iki wavuga ko wungutse iki hari ikintu wungutse mu mutwe reka mbaho urugero umuntu yarari kuri social media abona umuntu arwanya n'umugore barahagarika mwari wa mugabo yaramwishe turi kumwe ariko mwihangane tuzo nk'abajya mu bwenge tujyane gutyo uyu muntu amaze kureba umugore ari kurwanya noneho hinjiye umugore yaraje kureba umugabo wati yavuye mu cyumba yaje kumureba muri salo harakamye yaravuye kwitunganiriza araje yasanze umugabo yagiye muri dushe cyangwa se zagiye ashize uburozi mu gikombe ubwo noneho umugabo arangaha umugabo agiye kuza twanywaga none yagiye icyo gikombe agiye kugifata agiye kunywa iyo ntambara umuntu wahimbaga kakantu yashakaga kwikuberamo yego iyi ntambara irimo kukuberamo iba yakangahe iya kabiri y'umugore n'umugabo nimba ugiye kugamuka noneho n'umugore mukanya haye mukagande umugabo hakongera wasunika gushaka haza umuntu umubyeyi arimo gukubita umwana w'imfubyi nawe nuko yakuze ubwo akaba gukoze mu mbavu akakubita umwana w'imfubyi akamusukaho amazi akamusohora akamutaza hanze ijoro rikane ya Allah ngo nawe ukabura komeretse usubiyeyo bibaye bingahe bitatu umuntu yaramaze gufata utuntu twe yamaze guhaha ishakoshi barayimwakura arirukana aragwara mene imoto muri mugonzi ya Allah ubwo bibaye ibintu bingahe ibi bintu mu birabera mu bwonko bwawe no gutera ingorane mu bwonko bwawe nese uragira ngo bidahita gutyo ntabwo bihita gusa muzabirebere ku bantu bareba amafilime cyane aya ngaya nyine akina ibintu
bisa nkaho ari ibyo mu buzima bwacu busanzwe, abagore barwana, abagabo bahemuka, abagore baca abagabo inyuma, n'ukuntu babigenza na tirika bagenza, n'abakobwa basimbukira impangu, n'ukuntu bamwe baroga, n'ukuntu abandi bajya mu bapfumu, n'ukuntu abandi bashaka babavura, kujya kumva umuntu yarahindutse akakubwira ngo ibigabo byose ni kimwe. Umugore akakubwira ngo ibigabo byose ni kimwe. Uwo mugore aba yarujuje, amaze kureba filime z'abagabo bahemuka nk'ijana. Ibigabo byose ni kimwe. Urumva ari ijambo ryoroshye. Hanyuma umuhungu w'umusore ukunda kureba abakobwa basimbuka impangu, bajya gusambana ku gasozi, bava ku mashuri bajya, umuhungu akagera aho ngaho akavuga ngo nta mukobwa w'isugi ukibaho. Uwo nguwo aba yararwaye ibyo yabonye. Kugira ngo hari umukobwa w'isugi ukibaho, ngabo baba baruka. Iyo ni indwara y'abasore. Abagabo bagira ibyo barwara, abagore bakagira ibyo barwara, abasore bakagira ibyo barwara, abakobwa noneho bagatsiratsiza mu mutwe ikintu cyitwa gushaka umugabo agahita afunga. Ubu ngubu hari abavuga ngo yabyaranwa akana kamwe ngo akakarera mushana, ngo ubwo ngubwo nawe ngakikomereza gutyo ngo ubuzima bwe ngo ibintu bya stress ntabwo yabikira. Ubundi se umugore utaba muri stress ni uwo. Umugore udashaka kuza muri stress ubwo yaba ari umugore. Byakunda. Umugore udashaka kuba stress yaba ari umugore. Ntabwo byashoboka. Umugore aba stress, umugabo agiye kuza ndamutegurira iki, umugabo agiye kuza ararya iki, umugabo agiye kuza aramuki, umugabo agiye kuza ndamushimisha gute, ndi umwana ameze gute, za hene nazicyuye, za nkwine nazizanye, wa muntu twamuhembye, wa wundi umugabo yari yambwiye ngo nze kumureba namuhamagaye byananana. Izo report zose zigomba kuba ziri mutwe, agomba kuba ari stress. Umukobwa rero utifuza kuzashaka kubera ko ngo abona ngo gushaka ari stress, ubwo nyine azaguma ari umukobwa, abo umwana ntazamushaka kuko umwana utagira se atera stress kurushaho. Yego urabona n'umubyeyi umwana amuhangamye arimo kumubaza se iyo se yagiye kandi ashaka kumumubwira. Ore wako uzabe warahisha umwana se, none imodoka izamugonga zamugare, uzamubwire ngo papa yawe ngo niyo kagasaza ngo kamugaye ngo kaba hari hepfo. No. Sawa, tugana ku musozo. Izi social media zirimo ziratwangiriza mu mico, mu myitwarire, mu migenzereze, hanyuma imibanire y'abashakanye nayo ikajya hasi tabaye, noneho nayaswara nayo tukayibagirwa. Mwari bwaho n'umuntu wari utetse agateka amazi agashirira, atetse ngo araza gusongera umugabo ubugari mu isafuriya igashirira, amazi agakama, isafuriya ikakamo umuriro, akumva ibintu by'umwotsi mu gikoni, agasafuriya gahiye. Mwari kumva umuntu ushiriza ibyo kurya akumva birashiririye, akagenda akabicuranura akaba bishyize mu yindi safuriya, ariko kubera ko yarahuze muri social media handi yarabicuraniye nabyo bikongera bigakama, bikongera bigashirira. Ugomba umuntu wiriwe ari kuri social media asunika gutya bikarangira nta kazi ashatse, ari umuntu w'umugabo ngo agiye guhaha. Hari abantu bapfa n'ababosi za social media ngo ari kwiduka bagakomeza ari kuri asidinga, ntahamagara abantu, ntababwira, ntabayobora, nta kintu yita. Social media uretse no kuba zidukura anzikirila, zidukura mu kwibuka Imana, ziratwicira n'ubuzima. Ariko noneho hari social media zindi nziza, hari social media zindi nziza zidufasha muri Qur'ani, zidufasha muri hadithi, zidufasha mu kumenya amadua, zidufasha kutumenyesha adhikari. Uyu munsi rero nagira ngo twongere dukangure mu mutwe, hanyuma noneho wenda gutaha Imana nidufasha twongera kubona kanya, nzabibabwire ngo ariko tuzakore nka pratique, sibyo? Ni iyihe application nashyira hano muri telefone yanjye ikagisoma ikanyerekana aya bigeze? Yego, ni iyihe application nakoresha hano muri telefone yanjye nkajya nsoma kuri auzu birabinasi ikankosora ikanyereka ko ndi gukora amafuti?
yego ni iyihe application nakoresha ikanyigisha isura mu buryo mu munsi umwe nshobora kuyisubiramo inshuro nka 20 nkajya ku kazi nyumva nkongera nkayumva ari uko nakoze akanaka gusa. Turi mu isi itwegereye kandi twirunzeho cyangwa se twirunze imbere, nitwe tuzahitamo icyo tuzakora n'icyo tuzakoresha. Nk'uko umuntu yinjira muri supermarket irimo inzoga n'imitobe, umuntu agahitamo icyo ari butoye. Ni mu bibare nk'uko ibyo ngibyo bimeze, ariko ikintu cyitonderwa niba kugira ngo urwanye ikintu cyitwa ghafla no kwibagirwa, niba byagukundiye ukabasha gusari iswara, koresha uko ushoboye nyuma ya swala, ukore ufate nk'iminota yawe 5 cyangwa 6, ukore adhkari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, buri jambo rivuge 33. Ako kantu ubasha kugakora n'ibindi bigiye kuza ugeza 99, nugeza ku ya nyuma 99 tuzuzuza n'inshuro y'ijana la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Uzaba wujuje ijana, intumwa y'Imana ikaduha busha ko tuzababarirwa ibyaha byacu. Numara gukora iyo nshuro y'ijana, umaze gukora izo adhkari zawe, uzazamura ibiganza usabe Nyagasani bya bindi wumvaga bikubangamiye, kimwe wenda 2, 3, 4, 5 niba biri wari. Ubundi hari abantu batagira ibyo babaza Imana, yegora umuntu akazamura ibiganza burya ukabona ahisahaguruka akahita yigendera nta kibazo afite. Umuco ntabwo uzi discipline yo gusaba, birasaba kumenya ubuzima bwawe uko bumeze. Mu buzima bwiza umugore wanjye, abantu, ikode y'inzu nayo, imigati ni miki, imyenda yanjye igiye gusasa, wabaye na ifite ipantaro 2 none imutangiye gucika ku mavi, kandi ubwo sinayisarana keretse nambaye deshere kandi ntago ariyo type yanjye. Sawa ya Rabbi, ndebere nta dufaranga two kwiyogoshesha mfite, nta buryo ya Rabbi, use no kugenda Nyamirambo ngenda n'amaguru, mpakazi mbona urufaranga mbona itike. Yego umuntu akananirwa kuzamura ibiganza ngo asabe Nyagasani we, akihererana umuntu ngwe bana ngumpaye nk'agatike. Buryo usabye Nyagasani wawe abwira uriya akaguha agatike utarinze kukamusaba. Yego ubundi uriya uguha ni impamvu, uguha ubundi ninde? Ni subhanahu wa ta'ala, naho uriya wundi ni impamvu. Ubwo rero twebwe dusange nyirabyo kugira ngo atwereke aho biherereye, atwereke impamvu. Yego Allah subhanahu wa ta'ala aturinde guhuga, aturinde ghafla, aturinde kwibagirwa, aturinde kwiyibagiza, aturinde impamvu zose zatuma dukererwa muri ibada. Niba ucika intege muri ibada, uzajya ukunda kuvuga iri jambo Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Niba ukunda gucika intege, niba ukunda gukererwa, niba ukunda kwibagirwa ibada, niba ukunda kwibagirwa adhkar, niba uza gusari ugahita uhaguruka ugahita ugenda, niyo waba uri mu muzigiti cyangwa mu rugo, ibyo bintu ntukagire ngo adhkar abantu bamwe bazi ko tuzikorera mu muzigiti bonyine. Oya, naho wasariye mu rugo, naho wasariye ku kazi burya birashoboka. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Mana mfasha neringa mu bitugu mbashe kukwibuka, mbashe kugushimira, mbashe gutunganya ibada. Yaduha ntiyaba ari nziza? Yaba ari nziza? Nuramuka uyikoze iyo ngiyo muri kwa gucika intege kwawe, Allah azunguruza umugozi. Allah ya mapfundo Ibilisi yakuziritse agenda yahambura, ukagenda uba umuntu udasanzwe muri adhkari. Muzumva ko n'akantu ko guca bugufi muri swala kazaza. Uzumva ko niyo ugiye gukora adhkari uba wumva nta kintu kikwihutisha. Hari umuntu ufite imutagahita ugira gutyo imashini. Oya, subhanallah, 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 ndazirangije gahita genda. Uyu muntu arwaye wasiwasi, niba tasbih uzikora gutyo urarwaye, bigusaba kwivuza. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika
وحسن عبادتك. tusozereza ngo dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe barakati, adufungurire imiryango, adufungurire kumva, adufungurire gusobanukirwa, adufungurire umuryango wo gukora. Turasaba Allah atugira abanyedini nyabo, Allah tugire beza, kandi Allah aduhuze n'abeza. Abaduca intege Allah abaca intege, abashaka kudusenya Allah abahindurira inzira, abashaka kutuyobya Allah abayobora imbere yuko badushyikira, abayinangiye mu bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala abayobya inzira ntatugerageze duhura nabo. Allah niwe twiringira, twamenye ko ari we wenyine uhoraho, twamenye ko ari we wenyine ushobora byose. Ya Rabbi, turagusaba ko wadushoboza gukora imirimo kandi igira inyungu, turagusaba ko waduha gutera intambwe z'umugisha, uduhe gukora ibikorwa byiza kandi uduhe kubinoza, buri munsi udukurire birantega mu buzima. Ya Rabbi, uduhe buri munsi kugusingiza uko bukeye n'uko bwije, uduhe amahirwe yo kuba abagaragu beza batsindira ijuru ryawe rya Firdausi. Ya Rabbi, twongerere imbaraga, udutere ingabo mu bitugu, tubashe kukwibuka, tubashe gushimira, tubashe kugusingiza. Ya Rabbi, uduhe amahirwe yo kuba abanyamugisha mu rubyaro rwacu, abanyamugisha mu mutungo wacu, abanyamugisha mu mirimo yacu, abanyamugisha mu buzima bwacu, abanyamugisha mu byo duhoraho. Uduhe umugisha inshuti, uduhe umugisha abavandimwe, uduhe umugisha umuryango, uduhe umugisha abaturanyi, uduhe umugisha abo tujyana, uduhe umugisha abo tugarukana, uduhe umugisha abo dukorana, uduhe umugisha buri wese wifuza ibyiza kuri twe. Ya Rabbi, wifuza ibibi turagusaba ko wamuhindurira imyumvire n'imikorere. Ya Allah, turagusaba ko waduha amahirwe yo gukusanya impamba kuri uyu mugongo w'isi ihagije, uduha amahirwe yo kuzimuka tutanganye cyangwa twanganisha abandi, uturinde ibihano byo muba, uturinde ibigeragezo by'ubuzima, uturinde ibihano by'umuriro uzatumirije mu ijuru. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.